Greetings to my people. It's me Mr. Vibes Rwanda, ndo munyamideli, ndo model trainer, nkaba n'umudesigner guturuka muri Muranyira. Ikindi ndi casting director, casting coach wa Ham Studio, ari nayo itumye turahanga muri aka kanya. So guess what? Ni ya content tugifite yitwa After Movie ese ni uwe buzima bw'abantu bakinnye muri izi filime, aba actor cyangwa aba actresses bakinnye muri izi movie, bakina muri cinema nyarwanda, babayeho burihe buzima after filime, ni uwe buzima bayo. Guess what? Uyu munsi twabazaniye n'umutumirwa akaba n'umusangwa icyarimwe, tujye kwibanda se life yawe apart from movie ni yihe, ubuzima ubayeho nyuma ya filime ni ubuhe, biba bimeze bite, kugira ngo tukomeze kuryoherwa nyine na content yacu. Jesus Christ, Keve, you're just waking. Yo, vibes. Yeah man. Reka tumwakira atwibwire, n'umusangwa, ntago ngufata nk'umutumirwa brother. Bibwire ndaje. Yo, it's your boy Kagoma Kevin. Munzi nka mutwe muri ese ninjye. Umwanditsi yaranditse yandika ashyiramo umuntu umutwe agira Imana ahura n'umuntu uwufite. Turabasuje cyane kabisa. Ni Kagoma Kevin, tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro After Movie n'umunyamideli wanyu Mr. Vibes Rwanda. Akaba aranyakiriye kandi ari mwakiriye. Nabona gutariyakira. Muze kubyanganira ko uyu muntu ni abantu basetsa nyine mu mazina, abantu basetsa comedians, naba comedy, ariko nyine umunyarwanda navuze ngo ukurusha ububwa, iyo mu bakomedi nyine ngo kurusha ikintu bavuze, hari umugani bavuze ngo ukurusha umuntu ukagutwara amasazi. No wahita bavuze ngo ukurusha ububwa akutwara abafana mu bakomedi. Utangiye guserereza cyangwa uransesereje kabisa. Ngo kurusha ububwa ibyaza kuvuga byose mumenye ko ari umukomedi. I don't give a fuck. Oya nibi naba ngombwa twanase, ariko ukurusha ububwa ngo iki none ndabukurusha nagutwaye abafana. Oya man, wapi ibi biganiro ngiye niba ari ukumusesereza bya oya kuri platforms hari comedy bakiniye ejo bundi. By the way, muragiye kuri platforms zo mu supporting, ni umuntu nyine arabizi, ari talented, ikindi ari ambitious. Hari video bigeze gusohora ngo mudugudu ngajya ngo kureba, ajya kureba baba tipa mu mena y'inka man. Gitifu bahita bamufata anniversaire, ako sinibuka kantu gansekeje kango, ariko garansekeje kabisa. Banyarukire kuri platforms yitwa Kagoma. YouTube channel ni Kagoma TV show. Yeah. Bajyo bagusupporting, bongera banagaruka kuri Ham Studio badusupporting cyane kabisa for sure. Ikindi ku bantu batazi, ashobora gukora nicyo bita live show. Live show. Bazita stand up comedy. Yeah. Ntabyo nzi sindabijyamo. Ntuzanabijyemo. Igomere mu bumideri bwa. Ako akantu uvuze nge kankoze ku mutima man. Ngo kurusha ububwa manga gutwara abafana bro. Ibintu byose ubutipe kubiguzereza. Nta kintu kimwe, niyo mpamvu rero amagambo uyu munsi ari mumbane make kubera ko nyine kuvuga nkashiduka nyine yankomye tu. Kabaye ndabeshya bibisha. Okay, reka tumwakire dutangire. Wenda ngiye nkunda kubaza ibibazo, ariko ahenshi ni abantu se, aba bantu se audience yacu baba bibaza se, aba bantu bakina gutya, aba bantu babaye ubuzima ese bameze bate normally, muri normal life babayeho bate. Ikindi ni ukuvuga ngo nanjye ndabyibaza, ese bundi life yawe isanzwe imeze gute, mubayeho mute nyuma ya filime, ese n'ubundi mamukiri nuvuga iryo jambo ntago ndi uvuga itungo mamukiri fata mikoro zawe wa oya yigumane n'umuntu ko nyine mamukiri abantu basanzwe, cyangwa n'ubundi mukomeza mwambaye no shusho ko ngiye sinkuzi uri seri gaho nyumvira n'iziragi. Nyine ukuntu biba bimeze nyine akangaka bari akazi, nshobora kuza nkakina nyine ibyo bintu ngo by'ububwa by'ubugoryi, gusa nyine nibyo bitwinjiriza.
ibyo bitwinjiriza dushobora guhura ahandi hantu ukavuga se what the fuck kuriya ni Kagoma ni iki nyine hari ahantu umuntu agera akaba seriye gusa nyine igice kinini cyinshi ni cya kindi cyo mu kazi cy'ubugori cy'akazi kuko nibyo umuntu ahoramo umunsi ku munsi so rero ni ukuvuga ngo dushobora guhura ahandi hantu ukabona ndacecetse man hari n'abantu bazi ko hari n'abantu bazi ko najya mvuga buriya bazi ko ndi umuntu uri pose gusa nyine abantu icyo kintu muri comment umuntu umbwira ko atazi umuntu avuga njyewe ndamugurira nyine nabo sinzi gusa nyine ahantu henshi kabisa ngenda umuntu nyine uri sociable ku bantu bose ndaganira amajokes buriya bibaza mu bigo nagiye nigaho A1 aba classmate banjye rwose niyo narokarasaga nkava ku kigo nkajya ku kindi man barababaraga bya danje. None se ibi bintu gutya nyine igice cy'ubuzima cyinshi no kuvuga ngo ni nka 70% cyangwa se 80 kubera ko nyine ibyo bintu ushobora gukurura umugati ntabwo bishobora kuba byakwafekta nyine mu buzima musanzwe nyine ukagera urabona iyo twese twaye ingenda ya gutya reba yangenda ubundi shiduka ntabwo ushobora kugenda nk'abastari nyine boss nk'abaki nyine ubugenda nyine kwa kundi nk'iyabataga ibirara nyine ntabwo bishobora kuhita bikwafekta nyine ubuzima bwose shabira kwafekta cyane kuko nyine no muri societe hanze buriya nk'umuntu tuba tutarahura na rimwe waba mfata muri ya shusho njye namwiyeretsemo ku ma social media ku ma platforms yose rero no kuvuga uti rero wajya gusaba akazi akavuga uti de wa musikina comment man ntabwo unyibukije akantu man byeze ko mbaho muri secondaire man nigeze gutereta umukobwa man imukunda byadanje warahoze iryo mubwira ego no twigaga ari akakira kabiri tu arakuntu twajyaga kuri asembo tukabasetsa birisawa kabisa man nakunze mu baby byadanje by'imbere ariko man ngiye kumubwira uti naragukunze man naranguze agira ngo ni imikino iyi ngoma naho man nendaga no kurira bro ngira emotion za danje naho uti sister naragukunze gutya na gutya akajya seka man ngo cyane ngo ndukuntu nyise oya tujye tubwizanye ukuri mutubwize ukuri abaye ari wowe wamera gute umuntu tuzi nawe nyine ni umuntu uri inseriye imyaka yose njye nkuzi sinkuzi utari se baba we man narababaye man ngo nkunda ukuntu nyisekereza witutangira ariko nanone umugani mite mbijyana ese kubera iki abantu baribaza ese filme zose dukina zirahinduka abandi bagahindura ama outfit abandi bikagenda gute yambaye style imeze gutya kubera iki we tukubona muri no style nyine tu buri gihe nago ubona ni notoroje ubundi isitagare mu rugo nye ingo nyinshi twakuze wanyese bukoresha itoroshi yisu yego twakuze amafaranga isumigura bro oya kubigura amafaranga ni ako cameraman uze kutuzumingira urebe nimba nyine imeze ariko ni ibara ryayo by the way ntese ntago ari ugucu ni ibara ryayo ahubwo ngewe nyibibona bwa mbere ntago ari itorosho man nyibibona bwa mbere tutarakorana nagiraga ngo ni itorosho kandi namwe nimureba neza wagira ngo ni itorosho man nje nakubwiye man uyu muransesereza wanago nimubizesereza ahubwo nyine kubera iki wahisemo kwambara ino style kubera iki ayo style yawe kubera iki nyine kubera iki story behind this one no kuvuga ngo ahantu nyine sinabyita ngo idecya byaje nyine byarangwiriye hari shoot twigeze kujyamo mu Bugesera nyine nyina ndo umukozi wo mu rugo gusa ye numva nshaka kuzana akantu ka innovation nyine like dress code you know dress code ndavuga uti ino sarobeti nari nyifite isarobeti maze nk'imyaka 10 nayi narayibitse tu yewe imeze ari inkweto DX afite DX z'umunzi ari inkweto afite papa yayimwaye yagiga oya nakote kakatubyorere kubera ko yazangije no ino sarobeti yari ibitse no nagiye njyanye n'iyisume kuko script nayo nanditse yaranditsemo ko ngomba kwambara animateur wanjye agomba kugaragara yambaye isume no ubwo ngubwo sinzi ukuntu byaje
nari mfite ubunebwe mpita nshyiraho gutya agasume gutya nambaye n'isarubeti mana abantu barambwira ngo biri perfect muri comment ndabibona ku ma platform yangu uti ukuntu uba wambaye ni nabyo bidusetsa kurenza ariko birinseriye tu birinseriye nibyo nakubwiye ngo kurusha ubwo gutwara abafana oya ariko cameraman man arambana n'abaye seriye bro wapi winsekera man njye man njye nanga ibintu by'ubugoryi man si byose njye nshobora kuba seriye man n'ibintu byose tukabisesa man si byose reka tube seriye baseriye cyangwa ubyihorere wigira ubwoba wigira ubwoba niko tuba tumeze wa ariko nibyo okay sinzi neza ko ngiye nshobora kumara iminota ingahe nasetse kubera ko ngiye ntekereza ko guseka ahubwo nturi inseri useka ubusa okay ifate wishyire mu mwanya wanjye uwo ni ngewe wakora iki ntaribi nyine ubwo niko batubona no hanze niko mutubona gusa nyine hari ubundi buzima nyine shuguri nabo twahuriraga mu kiyeda none se wigeze gukomaza ku bintu by'uwo mbabi wigeze kugukatira bitewe n'iki ese finally wigeze kubona umuntu nyine urabizi nyine akenshi muri ino myaka yacu abantu baba bashaka ibintu by'abasheri kandi bazi ko nyine nubwo hari filime twigeze kureba kera ivuga ngo love don't cost anything but nowadays love must cost something. Yes, nagari ese wowe bimeze bite? Uri single tubwire mato sasa. Uri single cyangwa uri ubu nushaka kuneranya na nikirangira ama interview man. Oye nagari interview. Umujama kubaza ikibazo man. Nese ubuzima man n'ubuzima nyine. N'ubuzima. Ariko ubuzima bugira secrets man. Ndabyumva. Nese ushaka kuneranya n'abantu man. Ngiye ngira abashiri benshi. Ngira abakunzi benshi. Gusa nyine muri abo benshi nyine haba harimo umwe kabisa nawe arahita yimenya uzi utamuvuze izina n'ubundi ahita yibwira hari igihe ufite nk'abantu igihumbi n'ubundi buri wese kubera ko ntabwo ugize mentioning izina still the way nyine twese ni igihogere tu okay tukiri aho ndifuza kubaza ikindi kibazo ese uri umukinnyi muri filime yitwa ese ninjye ese nyuma yo kuba invited muri filime yitwa ese ninjye wabyakiriye gute ese uyibona gute nyine normally details nkawe urumva dukenera comments zivuye ku bandi bantu none nkaye nk'umuntu yikinamo ese ni iki dushobora gushyiramo kikimprovinga nyine standard y'ino filime se nyine comment ubundi by the way comment iraduhereza ikindi kibazo yena mena kikubaza no kuvuga ngo ubundi ino filime ese ninjye episode nk'eshatu za mbere niba arenye maybe karenya hari nago nyine nzirimo tu nago zirimo ko nje nabaye invited muri 5 na 6 nyine no movie ari ukuntu ibintu biyo bigitangira nyine ubona na sanse ari jagari nyine tu gusa ngi no muvuku nayibonye ni movie prepared ifite story nziza muzabona mugende muzikurikirana ifite story nziza man ifite n'abakinnyi bazi gukina man ifite abakinnyi kabisa for sure all credit goes to Ham Studio kabisa yabyizo nawe casting coach kabisa ufite ukuntu reba ukavuga uti cyaza nakara kana gakinamo kitwa Dana man kaka nene kari gateye emotional nyine story yako gusa nyine sinzi niba wenda icyo mwakongeramo nyine ndumva ina bya biri satisfied ahubwo icyo ikindi nicyo twasaba abakunzi bacu abadukurikiye bakomeze bakore subscribe basharinge mu minsi iri imbere muzajya muzibona no ku ma TV zicaho gusa nyine byose ni kuri support yanyu dukomeze natwe dukora ibyacu muzadushinja ikindi mwe mukora akazi kanyu ubundi muzavuga ko twabatengushya ko ntago byabaho mwebwe mukora ibyanyu share support zanyu kabisa mu ma comment byahinduka kuko buriya uyireba aba ari gihe abayizi cyane kuruta uyikina
wareba bakavuga uti kari agashoti se ko mbona kajemo gutya sound zimeze gutya, ni nabo batanga comment nyinshi buriya. Rero bajye muri comment bazandikemo uti niba wenda bimeze gutya, niba ari urumuri, niba ari amajwi atameze neza mutubwire, natwe turakora akazi kacu ko kubaha ibintu byanyu kabisa. Umufiririzo Bonfire kabisa. Mwitege filime nshyashya none zigiye gusohoka mu minsi iri imbere. Iryo banga ahubwo nendaga kurimena. Ndabizi ko nendaga kurimena kabisa. Banga nicyo yibagiwe. None dore urabyivugiye, ni movie nshyashya nyuma y'iyi ngiyi. Ubu nataya nababwira story yose kabisa, njye nta mikino ngira. Umva ryabanga. Kambabwire nka episode ya mbere ukomeza. Nukwita dupfira ukuntu nyine zatangira. Oya byigumane ariko nyine ifite story nziza iri behind nyine iyo filme, cyane nyine kuri filme nyarwanda. Ikindi hari ikintu bigeze kutubazaho, impamvu tudakoresha icyongereza cyinshi cyane muri filme yacu. Njye ntekereza ko dufite isoko rihagije mu Rwanda tugomba gusatisfyinga, ntago ari ngombwa ngo dukoreshe icyongereza. Yego biterwa impamvu nanone tudakoresha icyongereza, abantu banze barazikurikira. Yego ariko nanone by the way right now turi kwibanda kuri y'umuryango nyarwanda. Nizi hari izindi filme dufite muri stock zihari zirimo ibintu by'ibyongereza bazibabwira. Ubungubu mani muyishyuye ibintu byiza byinshi kabisa. Ariko nyine bihangane kuko mu minsi iri imbere tugomba kujya dusohora byibuze buri kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu filime zitandukanye ariko nyine nziza zifite story iryoshye. Icyo twe dukeneye ni support kabisa mu buryo bushaka, haba support y'amafaranga nayo yabaye code yanjye bajye bayashyiraho. Kambaye code ibaze banyirije kuri uyu. Ariko nabyo byakunda kuko no mwizerwa team yacu nyine, icyo muri team yacu turabizerwa, buri muntu wese ashobora kuba mwizerwa ku giti cye. Niko baba bimeze. Ubundi ino sinema no gufashanya guys, no gufashanya. Nawe ushobora kugira aka ide kawe tukagusapotinga. Ushobora no kuba ushaka by the way kuza gukina muri movie yacu, ese ninjye haba hariho ama contact muri description ya video, haba hariho contact z'aba producer, aba cast director. Ushobora kuba touchinga kabisa, ushaka nko kuza gukinamo mukavugana ukaza tukazamura sinema nyarwanda. Bonfire mudushyigikire. Kudushyigikira ntabwo ari ugushyigikira twebwe gusa, ahubwo ni ugushyigikira sinema nyarwanda yose. Twongera kubibutsa ko uyu musore wacu ni umukomediye, afite platform nini, mwajya kuri platform ze mugamusapotinga. Ni Kagoma YouTube channel Kagoma TV show. Ahubwo nanjye kuvuga ngo ni Kagoma official. Nta yigeze kubaho Kagoma official. Yabaye gusaza ibintu by'ibibazo nyine. Gusa nyine ubu ngo turi kuri Kagoma TV show, niyo bigiye kujya bibera. Gusa tukanagaruka kuri Ham Studio A1 positive kabisa. Kuri Ham Studio niyo bigiye kujya bibera. Mutwe ngo yitwa Mutwe, bari Mutwe abundi zina Mutwe ryaje, ahubwo we ryaje mwabyanditse. Jewe reka babwize ukuri, ubwo nyine Mutwe ryaje. Kude chapeau, tubashimiye ko mwabanye natwe kabisa. Yari Mr Vibes Rwanda na Kagoma Kevin cyangwa se Mutwe bamimbye nabishaka. Tuzashiduka habaye Mutwe sibyo? Ariko bajye muri comment bambwe n'ibizina Mutwe rinambereye ko njya mbona hari n'ukuntu nigirira agatwe gato gakarinda urugo. Shout out kabisa.